Aho mumeze mute? Twizere ko mumeze neza cyane, abakunzi b'urugo rwiza, n'ubundi turakomeje, intego ni ya yindi, gutegura urugo rwiza, urugo rudahoramo amakimbirane, urugo abantu babayemo bishimye banezerewe, ko urugo ni umushinga w'Imana, ntirugomba guhoramo amakimbirane. Uyu munsi rero turaganira ku bagabo, turareba amagambo ashimisha abagabo, turareba utuntu tumwe na tumwe ku bagabo. Mu by'ukuri dukurikije uko twagiye tubyiga, hari abagabo benshi badakeneye ibintu bihenze ngo bishime, benshi cyane. Hari amagambo make, imyitwarire, utuntu duto umugore ashobora gukora buri munsi, bigatuma nyine umugabo yumva afite amahoro mu rugo kandi akishimira gutaha mu rugo. Noneho ntabwo buriya urugo ntabwo rwubakwa n'ibintu byinshi, rwubakwa n'utuntu duto mukorera buri munsi, amagambo meza atazibagirwa umugore we yamubwiye, nyine akumva ya magambo atuma yumva akunzwe. Uyu munsi nibyo tugiye kugarukaho. Reka rero turebe amwe mu magambo ashimisha umugabo mu rugo. Rwose umubwira akumva arishimye, ntapana ku ibiryo byinshi, apana iki n'iki, amagambo umubwira. Abagabo buriya bakunda ijambo ryitwa ndakwishimiye. Ndakwishimiye, bakunda ko ibintu bakora bibonwa, nubwo yaba yakoze ikintu gito ukamubwira ndakwishimiye, bimutera gukora cyane, bimutera kugerageza kwita ku rugo, bimutera nyine kumva afite inshingano muri urwo rugo. Ndakwishimiye, ibyo ni ibintu rwose bitagoye kubwira umugabo wawe uti ndakwishimiye, ndagukunda. Iryo ni irindi jambo. Uzi ko hari abantu bamarana imyaka iri jambo ryarabuze mu rugo, ryarabuze, udashobora kumva ndagukunda. Ndagukunda ni ngombwa, buriya abantu bayitesha agaciro cyangwa bakumva ko yarangiranye na fiyansaye, ariko buriya ndagukunda ni ngombwa ku bashakanye. Buriya iyo uko umugabo wawe ngo ndagukunda, bimwongerera icyizere, bimwumvisha ko akenewe, bimwubaka mu marangamutima, mbese akongera kumva wawe, umugore wanjye kuba abashije kongera kumbwira ngo arankunda ni ibintu byiza, nyine bikamuzamurira amarangamutima kandi akumva akifitiye icyizere muri urwo rugo. Irindi jambo rya gatatu ni ijambo urakoze. Ni ijambo rito ariko rikomeye. Wamubwiye uti nkeneye minerivare y'abana, arayikoherereje. Murakoze. Avuye ku kazi azanye umugati. Murakoze. Aragiye aragusezeye ati ugire umunsi mwiza, merci chérie. Murakoze. Ibyo bintu ntacyo bitwaye. Arakubwira ati wambaye neza, thank you, urakoze. Ntacyo bitwaye, jya ubimubwira. Ntugatekereze ko inshingano z'umuntu ari ibintu bisanzwe gusa agomba gukora ariko atagomba kubishimirwa. Kubera iki? Agomba kubishimirwa nubwo afite inshingano zo kuguhereza amafaranga yo gutunga urugo, ariko murakoze kubera ko urabizi neza ko hari abatabikora. Yaguteguriye sorti wenda n'abana, il faut dire merci, urakoze. Ntacyo bitwaye kandi biraryoshye rwose. Irindi jambo ryiza abantu bakwiye kuzirikana ni ijambo nizeye ubushobozi bwawe chérie. Nizeye ubushobozi bwawe. Abagabo benshi buriya bakunda kumva ko abagore babo bafitiye icyizere, ko babumvamo ubushobozi. Iyo umugore ahora kunenga, gusuzugura, guca intege, umugabo nawe acika intege ibyo akora. Ariko iyo akoze akantu ukamubwira uti nari mbizi ko ubishobora, gerageza, urabishobora chérie, ndabizi wifitiye ubushobozi, oya uburyo wabishobora, agahora yumva musapotinga, nyine umutera imbaraga, umwereka ko afite ubushobozi, nawe bituma azamuka nyine mu ntera, ubushobozi bwe bukazamuka bwo kugira icyo afasha urugo. Irindi jambo rya gatanu ugomba kuvuga, ijambo ryitwa mbabarira. Twamaze kubona ko nta rugo ruhora rufite ibyiza gusa. Mu ngo zose habamo utuntu duto, amakosa, kwibeshya no kugira gute, ariko ibuka kuvuga mbabarira. Buriya mbabarira yubaka urugo, apana kuzamuka rururu bose urumva yewe byagenze gutya no gutya kandi nawe mbabarira. Simply
mbabarira. Rwose iyo umugabo wawe abona ko ushobora guca bugufi ugasaba imbabazi, aba azi neza ko nta kibyihishe inyuma. Aba azi ko uri umugore w'umutima wakoze akarere, ikosa ryabaye nibyo, ariko wibutse gusaba imbabazi. Urumva rero ayo magambo ni meza, ni mato, ntacyo atwaye kuyavuga, ariko Satani kubera ko aba ashaka gusenya ingo, nyine akumvisha ukuntu kuyavuga ntacyo bimaze. Kubwira umuntu ko umwishimiye akumva udakwiye kubivuga, ndagukunda, akabigukuramo, urakoze rwose, akumva si ngombwa, akagutera kutayivuga, kandi uwakoze we yakoze, n'ibyo yakoze birahari, wowe icyawe kwari ukuvuga urakoze. Kumubwira uti nizeye ubushobozi bwawe, kubera icyo utamutera imbaraga, nizeye ubushobozi bwawe, urabishoboye, wabikora rwose bigakunda, ukamutera morale, ukibuka kumubwira mbabarira. Ibyo bintu bitanu buriya ni ngombwa cyane, ntacyo bitwaye, biroroshye kubikora rwose. Abantu bakeneye urugo rwiza mujye mubikora, ntacyo bitwaye. Nyuma y'ayo magambo meza rero abagabo bacu bakunda kumva, hari ibindi bintu buriya wakorera umugabo wawe bikamushimira cyane. Kumwakirana urugwiro atashye ntabwo bisaba ibintu byinshi, kumusuza neza, kumwenyura, kumubaza uko umunsi wagenze, it's okay, it's good, ni byiza cyane. Imana ijya ibidushoboza, Imana ijya ibibashoboza, ntacyo bitwaye. Wiriwe ute, ku kazi byagenze bite, wabaye amahoro, utashye neza, tugufashe iki, ukeneye iki, donc ukamwakirana urugwiro, umusuza neza, karibu, ikaze, twari tugutegereje, twari tugukumbuye. Amagambo abagore bashoboye kuvuga, Imana se ko yabahaye n'ubushobozi bwo kubivuga, ubundi kuki mutabivuga? Ubundi se ko nutabivuga nyine Satani azatuma ba bandi bamukorera babimubwira, wabimubwiye wowe bigutwaye. Ikindi kintu buriya wamukorera kikamushimisha ni ukumutega amatwi. Abagabo benshi buriya bakunda umuntu ubumva, ni ukuri ubatega amatwi. Ntabwo umugabo aba ashaka solution ako kanya, ariko aba ashaka ngo umutege amatwi, aba ashaka ngo umwumve, avuge umwumve, nushake ntushyireho commentaire, ariko umwumve, ntumere nk'umuciye amazi, kumwumva, kumutega amatwi. Ikintu cya gatatu buriya gishimisha umugabo ni ukumwubaha mu bandi, kumwubaha imbere y'abandi. Umva aho ngaho ubikoze neza. Abagabo benshi buriya birababaza kumukosorera imbere y'abantu, kumusebya cyangwa kumutesha agaciro. Oya, uba wabyishe. Ni bya bindi nababwiye ko buriya igikomere cyo ku mubiri kijya gikira, ariko igikomere cyo ku mutima ntabwo kijya gipfa gukira. Ubwo rero uba ukwiye kumwubaha cyane cyane imbere y'abandi. Abagabo nanone bakunda kubitaho mu tuntu duto, wiriwe ute, wariye, kumenya utuntu akunda rimwe na rimwe ukatumutegurira, kwibuka ibintu by'ingenzi kuri we. Wenda hari abagabo baba bakunda nka siporo, urugero, ukaba uzi ko inkweto ze ziteguye, ukaba uzi ko imyenda ye iteguye, ukaba uzi ko balo ye wenda iri hafi. Donc utuntu twe duto, niba ari umugabo ukunda imodoka, ukaba uzi ko imodoka ye iri aho, iyi suku iri aho iri hafi, ukaba ubizi. Nyine utuntu twe duto, cyangwa kumufasha igihe ananiwe, hari igihe ataha arananiwe, wenda ashoboye se kuba yagira ikintu yiha, ushobora kumuzanira icyayi aho aryamye aruhukiye, aho ananiwe, ushobora kumurebera n'icyo akeneye. Hari umugabo wenda uba ushaka ngo umwe kumusakuriza, urabana aho bamusakuriza. Donc twa tuntu duto, igihe ananiwe nawe ukamufasha kuruhuka. Utuntu duto buriya twubaka urukundo, ntabwo ari ngombwa ko biba ibintu binini. Ugomba nanone gukomeza kuba inshuti y'umugabo wawe. Urugo ntabwo ari urw'abantu babana gusa, abantu baba n'inshuti by'inshingano bitariho, mukaganira, mugaseka, mugasangira ibitekerezo, mugakina, namwe mugira igihe cyanyu. Iby'inshingano nibyo birahari, ariko namwe mugira igihe cyanyu, buriya nabyo abagabo barabikunda cyane. Ubwo rero urumva utwo tuntu dusaba ko nta makimbirane aba arimo, dusaba ko nimba amakimbirane ahari mwamaze kumenya uburyo bwiza bwo kuyakemura. Ubwo ndumva ko iyi nyigisho zacu zigenda zifata no ku ruhande twagiye turangiza. Nyine ahari umunezero, ahari gusaba imbabazi, ahari kubasha kuganira ku byabaye kandi mukabiganira nta ntonganya, niho biriya bintu bikunda. Buri bushakashatsi bwagiye bugaragaza ko abagabo benshi bishimira kubahwa, gushimwa,
guhabwa amahoro, kumva bashyigikiwe, kugirirwa icyizere, kuganirizwa neza. Abagabo buriya banga gutegekwa, mubwire buhoro, byo kumutegeka ntabwo ari ngombwa. Wowe ibyo ni byo byawe, nawe mu nshingano ze aba ashobora kugushimira ibyo ngibyo, kumushimira ko wamwubashye, ko wamwitayeho, ariko wowe ibyawe uba wumva nyine wabirangije. Nawe ibyo yari umugabo mwiza, kuko mu rugo buri muntu wese aharanira iki? Aharanira amahoro. Buriya abantu benshi bibwira ko urukundo wenda rwubakwa n'impano. Oya, ntabwo rwubakwa n'impano, sorry. Akenshi rwubakwa n'ijambo ryiza, kubahana, kwitanaho, gukora utuntu duto buri munsi. Hari umugabo buriya ushobora kwibagirwa ko wamuhaye na miliyoni, ariko ukuntu wamwakiriye, ukuntu wamwubashye, ukuntu wamuhaye agaciro, ukuntu wamuruhuye, ukuntu wamubwiye neza, mva utwo tuntu ntabwo abagabo bashobora kutwibagirwa. Rero rwa rugo rwacu twabonye ko ntabwo rwubakwa twebwe. Urugo rwiza ntabwo rwubakwa n'amafaranga menshi, ntabwo rwubakwa n'ibigifuti byinshi, ntabwo rwubakwa n'imiryango minini, ntabwo rwubakwa n'amadiplome menshi. Hoya, rwubakwa na biriya bintu bito twabonye, bitoya, kugenda twubahana buri munsi, tubwirana amagambo meza, dusabana imbabazi, dukomeza kuba inshuti, dukomeza gutegana amatwi. Urumva ahangaha urugo rwacu ruba rumeze neza. Ibi bintu rero kubikorera umugabo wawe, ukamubwira ko umukunda, ukamubwira ko umwishimiye, yataha ukamubwira neza, ukajya ubasha kumwubaha imbere y'abandi. Utu tuntu dutoya, ukamubaza ko yariye, ukamutelefona igihe yagiye, ukamumenyera umwenda wiwe agomba kwambara ejo agiye ku kazi, ukamumenyera icyo akunda, niba ari umupira, ukamenya ko mufite umuriro, ukamenya ku buryo ataza gucana televiziyo ngo umuriro uragiye, kandi ubizi ko afite umupira. Utuntu twe duto natwo mukatwitaho, ntacyo bitwaye. Nubwo usanga Satani yateje abantu uwo mutima mubi, yateje abantu kutabyitaho, kandi ntacyo bigutwaye, ahubwo birakuzanira amahoro. Rero utwo tuntu dutoya tumaze kuvuga, dutoya, murabibona ko ari dutoya, tutaba dufite umwanya munini, ariko dufite umumaro munini. Ubu rero twebwe tuba tunarangije gato tugenda twiga buhoro buhoro, kugera igihe tuzabigereraho, kandi dufatanyije no gusenga tuzabigeraho. Mwakoze cyane gukurikira ibiganiro by'urugo rwiza. Mwakoze, mukomeze mufate ibi biganiro byacu mubihereze inshuti zacu, twese tubisangizanye, twibaze ngo nabishobora. Ubigerageze, unasenga Imana, ubwire Imana uti Imana, birangoye kuba namubwira ko mukunda, biragoye kuba nasaba imbabazi kuri kiriya kintu, ariko wowe wabishoboza. Munasenga Imana, mujye mwibuka ko ibintu byose tubishobozwa na Kristo, kandi inshingano y'urugo, kubera ko urugo ari proje y'Imana, niyo mpamvu Satani akenshi aba yirwanya, ariko twatsinda mu izina rya Yesu, twatsinda, twabasha kubigeraho. Mwakoze cyane, Imana ibandindire. Ndabakunda cyane.